radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa murisanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Iki kiganiro ndakibatuye mwese, abagore mwatandukanye n'abagabo banyu mugeze mu mahina, mwe mwahunze muhetse mugataha muhetse muhekeye u Rwanda, none abo mwibarutse bakaba bababaza aho base basigaye. Ngituye abavandimwe bumvise inkuba zikubita bagatatana batanganye, ariko nanubu bakaba bagishaka uko bahura. Umwana ntibagirwe iwabo. Na nyina Sabimana yavuye mu kigo cy'imfubyi asubira ku Kacyiru gushaka umukecuru wamuhetse ngo amurangire iwabo. By'umwihariko iki kiganiro ngituye abana bose barokotse. Murumva inkuru y'umwana wavanywe mu Mirambo ahitwa I Rugango ya Gihindamuyaga, akakurwa n'umusamaritani wamukuye mu menyo ya rubamba akamugeza ku bitaro bya Butare hafi ya Mamba. Uwo mwana wamwitayeho ni umuntu wari ufite akazi n'akakabyiniriro ka Nyirabukara, yari umuforomokazi mu bitaro bya Kaminuza I Butare. Uwo mwana niba akiriho ntazi, uwamuramiye. Ni mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Shaka agasaro kawe muzakabona, maze rero shaka agasaro kawe muzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe muzakabona, shaka agasaro kawe muzakabona. Nyirasabimana Rose atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana, akagari ka Kigali, umudugudu w'Amasangano. Arashaka umuryango we, yamaze imyaka 6 mu kigo cy'imfubyi cya Croix Rouge ku Kacyiru. Ikintu kizanye nashakaga kurangisha ababyeyi banjye, ndebe ko nabona umuryango wanjye nabuze mu 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Wababuze ute? Mwaburaniye he? Byagenze bite? Twari dutuye Kimihurura aho bita mu Rugando, ahahoze ari komine ya Kacyiru. Yego. Ubwo nabanaga na papa na mama na basaza banjye babiri. Tuza gutandukana rero, uburyo twatandukanyemo simbyibuka neza. Naje kubona imodoka idutwara itujyana mu kigo cy'imfubyi aho bita muri Croix Rouge hariya nanone Kacyiru. None se muri 1994 wari ufite imyaka ingahe? Abaturanyi twari duturanye nabo bambwiye ko nari mfite nk'imyaka 3 cyangwa 3 n'igice. Abaturanyi banyu nibo bakujyanye mu kigo cy'imfubyi, bakubwiye ko wahageze ute? Oya, nyuma mvuye muri Croix Rouge umuryango waramfashe ujya kumbera. Noneho nyuma aho maze gukura mfite ubwenge, ndavuga nireka ndi ahantu hahora hanza mu mutwe mpora nekereza hari iwacu, ngende matemberere mbere. Ubwo ngubwo ngezeyo rero ndatembera, mbona harahindutse, negera abaturage batuye ndababaza nise umuntu ukagukena gutera cy'abanga, barambwira ngo yaragiye. Ariko ubu umuturage wese nageraga yarambwiraga ati urasa n'umugabo wabaga hano n'ubundi. Ndababwira ni ngewe mwana we wari mutoya yara. Ubwo rero bambwira ibintu byose nyine, barambwira ati turibuka ko wari ufite imyaka 3, ni wowe mwana muto yari afite kuko turabyibuka agakobwa. Ubwo rero bagenda baba amakuru menshi nayo ntarinzi, nanjye mbabwira amakuru nibuka niba aho ngaho. Nuko ndabaza nimba bamenya aho ababyeyi banjye bari, bambwira ko babaheruka 94, 96 ngo baragarutse barongera baragenda, ntibongeye kumenya irengero ryabo. Ngaho rero mbwira, papa wawe yitwaga nde? Papa wanjye yitwaga Mukungukirwa Emile. Nari mfite basaza banjye babiri, umwe yitwaga Wironja, iryo zina nibuka, undi akitwa Kimonano. Ayo mazina ko numva atari amazina amenyerewe kwitwa mu Rwanda. Papa wawe yakomokaga mu kahe karere? Papa wanjye yakomokaga I Bukavu muri Kongo. Mama wawe se nawe yari umukongomanikazi? Mama nawe ngo yari umukongomani, ariko
ntago mbizi neza. Uwo nzi neza cyane ni papa kuko ari we bose bari bazi, abakuru bose nagerageje kubaza barambwiye ati mwari abakongomani. baba se barakubwiye icyo papa wawe yakoraga? Papa yari umukanishi, yari afite n'ikimodoka cya kombe kijya gusa oranje. Nicyo bakubwiye cyangwa se icyo kimodoka nawe warakibonaga ukiri umwana urakibuka? Gusa ndibuka ko yari afite ikimodoka kijya gusa oranje, ariko ntago nzi nimba cyaritwaga ngo wakobine, ibyo nibyo bambwiye, ariko njye ndabizi ko yari agifite, ariko simenye ko ari uko bakiri. Uri muri Croix Rouge, ninde wakurangiye aho iwanyu bari batuye? Ndi muri Croix Rouge n'ubundi nakomezaga kwibuka ko iwacu ari Kimihurura, ariko nkagira imbaraga nkeya zantinyura kujyayo. Nkumva mfite ubwoba, navuga n'ubu ndagenda gute, nkumva mfite ubwoba. Noneho mpura bikomeza kumbamo, nkajya nibuka umuturanyi twari duturanye witwaga Suzana, mbese nibuka n'umugezi basaza banjye banjyanagaho bametse, tukajya kuvoma tukahakinira, bagakunda kwicara kuri uwo mugezi bakajya baririmba ngo amazi 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 y'abakomando. Mbese ako kantu kanzagamo buri gihe, buri ako karirimbo kakanzamo. Yego. Bigatuma nibuka uwo musaza wanjye witwaga Kimonana. Yego. Ako karimbo katumaga nibuka uwo musaza wanjye witwaga Kimonano, niwe nibukaga cyane. Hanyuma uhageze bakubwiye yuko papa wawe yahageze muri 1996, bakubwiye se igihe yongeye kuhavira? Bambwiye yuko papa yaje kuko intambara iba yaragiye, icyo kimodoka kirasigara. Noneho 1996 aragaruka, mu kumubona ntibongeye kumubona, bamubonye rimwe aza, mu kugenda ntibamenye igihe yagendeye kuko n'ikimodoka nyuma ngo barakirebye barakibura. Ku buryo ashobora kuba yari yagarutse aje gushaka imodoka ye? Ashobora kuba yaraje kureba iyo modoka yarasize akongera akagenda. Ntabwo bakubwiye niba yarazanye na basaza bawe cyangwa se na mama wawe? Yaje wenyine, nta mwana yari afite, na mama ntabwo bari bari kumwe. Wambwiye ko bakomokaga i Bukavu? I Bukavu, muri Kongo. Nta gace wumvaga bavuga yakomokagamo, kubera ko Bukavu ni nini nka Kigali iyo ngiyo, waba utuye ku Kimihurura, undi atuye ku Kimironko, undi atuye ku Kivugiza. Bukavu nayo ifite uduce, ifite Kadutu, ifite Nyawera, ifite n'utundi. Nta gace wafashe mu mutwe yakomokagamo? Bavuga ko akomoka i Bukavu gusa muri Kongo. Yego. Noneho gusa abaturanyi barambwiye ngo ashobora kuba yarakomokaga ahantu bita mu gace bitaga ngo Kadudu, nimba ari Kadudu. Abaye akomoka Kadutu, byaba ari mahire. Kadutu ntabwo ari kure cyane y'u Rwanda, ni hakurya ya Rusizi. Tugaruke ku babyeyi bakureze uvuye mu kigo cy'imfubyi. Bigeze bakubwira ko baza aho ukomoka, cyangwa se wowe wigeze ubabwira ko uzi neza ko ukomoka ku Kimihurura? Narabibabwiraga, bakambwira yuko bidashoboka ngo nazigera mbabona. Noneho nkongera nkabwira ati se mwamfashije nkagerageza tukajyanayo tukareba ko byakunda. Bakavuga ngo ntabwo byashoboka, ngo uze amazina abiri yonyine ngo ntacyo byatanga. Ubwo rero nkatuza nkabyihorera. Ubwo muri 2014 nibwo natinyutse niyumvamo imbaraga, ndavuga ngiye kujyayo mbishake, kiremo ubushake, ngende mbashakishe paka mbabonye. Icyo narahagurutse ngenda nirirwa nirukanka Kimihurura yose, ngenda mbashakisha. Ubwo rero nyine, ubwo ngeze aho twabaga, umuyobozi waho aranyirukana ati genda wa mwana we, nta muntu ukuzi kandi nabonye ahantu twabaga. Ndizera nkomeje ko azumva kino kiganiro Agasaro Kaburaga akaza kurenganura. Nongere inkwibutse ko u Rwanda ari igihugu ukimenya abana bacu, cyane cyane kikamenya imfubyi. Ariko icyo dushinzwe cyane hano mu Gasaro Kaburaga ni ukugushakira ababyeyi bawe. Wari ugiye kureba Suzana wagusigaranaga ukiri mutoya, none Suzana waramubonye? Bampaye amakuru yuko abaturanyi ba kavukire bahaturiye bo bambwiye yuko Suzana yapfuye n'umuryango we wose wasize, ngo buretse umukobwa umwe wasigaye ngo nawe yagiye muri Amerika ntawe uhari. Ubwo rero
nahise ntuza ndabyihorera. wambwiye ko waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka umuryango wawe wagushize ku Kimihurura uri igitambambuga, niba bakumva yaba ari papa wawe mu kungukirwa, ari basaza bawe Wironja na Kimonano, niba bakumva niki ushaka kubabwira? Icyo nshaka kubabwira ni uko mfite nimba maranye igihe mba numva imbabaje, hari igihe mba numva ngiye gusara bitewe n'ukuntu mbakumbuye, njya mfata igihe nkabatekerezaho cyane nkumva birandenze. Icyo nshaka kubabwira ni uko Kimonano ndamukumbuye cyane, na Wironja ndifuza kongera kubabona, na papa abaye akiriho byanshimisha cyane kongera gusubira mu maboko yabo tukarebana amaso ku maso. Nyirahabimana Roza, byanshimishije kukwakira mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Tuzagufasha kugushakira umuryango, niba papa wawe n'abasaza bawe ndetse na mama wawe niba bose batuye muri Kongo, Ikadutu n'ahandi hose baba bari, nitutanababona tuzabona ababakomokaho, nawe tugushakira umuryango umere nk'abandi bana. Ngaho rero amahoro y'Imana. Yego, namwe murakoze. Agasaro Kaburaga. Ndasuhuza cyane umubyeyi utuye mu karere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali, mu kagari ka Rwezamenyo, yitwa Assumpta Chance. Ni umubyeyi wakiriye undi mubyeyi, Musoni Kasim, nyakwigendera Musoni Kasim yasize amuragije umwana Musoni Hussein, ubafite imyaka 25. yari amaze iyo myaka yose atazi amakuru y'umuryango wa nyina wari wasigaye muri Tanzania. Tumaze kwakira Assumpta Chance mu kiganiro Agasaro Kaburaga, umwana yahise abona umuryango we. Assumpta Chance, warakoze cyane. Kadisa Placide ari mu mujyi wa Ottawa muri Canada. Yari afite mushiki we wazize jenoside yakorewe abatutsi, arashaka mwishywa we Jeanne de Chantal Muhungayire, warokotse mu bana 7 wahungiye muri Kongo. Kadisa Placide, ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane bwana Venuste Nshimiyimana, amakuru yanyu? Turaho turakomeye mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Niki kikuzanye ku ijwi ry'Amerika? Venuste, rero ikinzanye ku ijwi ry'Amerika nuko ndiho nshakisha umwana twabuze, bavuga yuko yaba ari muri Kongo. Uwo mwana akaba ari mwishywa wanjye, umwana wa mushiki wanjye. Ashobora kuba yaragiye muri Kongo muri 1994, muri kiriya gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Uwo mwishywa wawe yitwa nde? Mwishywa wanjye yitwa Muhungayire Jeanne de Chantal, akaba ashobora kuba yaragiye yiga mu mwaka wa mbere Ikibeho, mu ishuri rya Merci. None agenda yajyanye nande? Yagiye wenyine? Mbwira muri make y'amateka ye. Umwana yavuye Ikibeho gute? Amateka ye kanyakubwire, urumva iwabo kavukire ni muri komine Nshiri, ahantu hitwa Ibitare. Ise yitwaga Agasana Innocent, yari umwarimu ku ishuri Musebeya nyine hariya muri Nshiri. Na mushiki wanjye akaba ari nyine mama w'umwana Mukakayuransira, nawe yari umwarimukazi aho ngaho i Musebeya. Ariko muri jenoside nyine barabishe, babicira n'abandi bana. Uwo mwana we rero akaba yari ari ku ishuri Ikibeho muri Merci, akaba yarahavuye ahungana n'abandi, hanyuma bagakomeza muri Kongo. Yaba yarajyanye n'abandi bana biganaga, banganaga burungano rwe? Ntabwo nabimenya neza kuko ibyo byose nibyo nabwiwe ngewe icyo gihe nabaga hano muri Canada. None wabwiwe n'iki ko yageze muri Kongo? Ubwo nyine hari umwana wahungutse babanaga iwabo i Musebeya, yahungutse muri 2010. Umwana w'umukobwa wabaga i Musebeya kera, hanyuma aza guhungana n'uwo Chantal mu niese wanjye, hanyuma ngo baza kubana muri Kongo.
atahutse rero niwe watubwiye ko akiriho, ko yanarongowe, ko ari infirmiere, ashoboye kwiga akarangiza amashuri ari infirmiere muri Kongo, ngo ahantu kuri centre cyangwa se ibitaro by'ahantu hitwa Nzovu muri Shabunda ngira. Ntabwo wigeze ushobora kugerayo, nta butumwa washoboye koherezayo kugira ngo amenye ko uriho kumushaka? Nagerageje ibintu byinshi kuva namenya nyine uwo mwana ugarutse twari tuzi ko yapfuye, ariko uwo mwana agarutse atubwiye yuko yaba akiriho. Twagerageje kumushaka, tuvugana n'uwari executive w'umurenge hariya nyine muri Nshiri witwa Nyaminani Louis. Tuza kuvugana n'undi mukobwa wari inshuti y'uwo mwana watahutse witwa Devota. Bose batubwira yuko uwo mukobwa watahutse babwiye ko akiriho. Hanyuma dushakisha rero ku rwego rwa Croix Rouge International, barashaka baratubwira ngo ntawe babonye, ariko bambwiraga yuko hari imirwano bigoye kuhajya. Hanyuma nshakisha na HCR, nabo ndabatuma, ariko nabo bambwira ko ntawe babona kandi ko bigoye kuhagera. Nyuma naje gushakisha mu bantu bagiye batahuka, barimo n'abahoze ari ingabo za kera, nabo bambwira yuko bazanshakira, ariko nta kintu bashoboye kugeraho kugeza ubu. Nibwo nitabaje mwebwe ijwi ry'Amerika. Uyu mwana w'umukobwa ubu ni mukuru, wambwiraga ko yashatse, ubu yaranibarutse. Jean de Chantal Muhungayire, yabazi ko wowe uri aho ngaho muri Canada? Ntabwo mbizi. Ngiye muheruka muri 1989 njya muri Amerika. We yigaga nk'umwaka wa 4 cyangwa wa 5 primaire, ubwo niho duherukana. Ariko najyaga mvugana n'ababyeyi be mbere ya 90 ndetse na 90 mbere ya 94 twajya tuvugana. Ndumva yarazi yuko mba muri Amerika, ariko ntabwo yarazi igihugu mperereyemo cyangwa se umujyi. Ababyeyi be nibo bari babizi. Urebye ijwi ry'Amerika n'umudatenguha turumvikana muri ako karere k'amajyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dufite amaradiyo agera kuri 10 ahitisha ibiganiro byacu. Ndahamya yuko uyu mwisho wawe azakumva noneho akamenya yuko umushakisha. Niba muri kano kanya Muhungayire akumva, mubwire icyo ushaka nk'umubyeyi ushaka mwishywa we, n'icyo ushaka kumugezaho. Ndagira ngo rwose ni aramuka yumvise ijwi ry'Amerika, zumve ko hari nyirarume uba muri Canada ushaka yuko babonana, ushaka yuko twahura, kuko niwe wasigaye wenyine ku ruhande rwa mushiki wanjye. Ubwo rero rwose ngize Imana nkamubona, najya no kumureba rwose, nkaba namuzana no muri Canada tukabana, kuko ndamushaka rwose. Niba ariho, niba Imana ikimurinze ikaba yaduhuza, byanshimisha cyane, kuko ni amaraso yanjye. Urabyumva bwana Venuste? Nongere ngushimire bwana Placide Kalisa kuba warizeye ijwi ry'Amerika, kimwe n'abandi bose bari aho ngaho Ottawa muri Canada bakunda ijwi ry'Amerika. Bose ndabashuhuje. Ngaho rero nawe nkwifurije amahoro y'Imana. Murakoze cyane bwana Venuste, Imana iguha umugisha, kandi twizere yuko hari aho bizatugeza, byibura uwo mwana tukamubona. Urakoze cyane, kandi umunsi mwiza iwanyu. Agasaro Kaburaga. Ndakira muri aka kanya Aline
Iragena yaramaze amezi 2 avutse igihe inkambi z'impunzi zo muri Kongo zasenywaga. Ababyeyi be bari mu nkambi ya Kibumba hafi y'umujyi wa Goma mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire. Icyo gihe turi mu mwaka w'1996. Nyina yahunze amuhetse afite na murumuna we mu ntoki, bari kumwe na se. Bageze Masisi baraburana. Aline Iragena ntabwo yigeze amenya se, arifuza kumubona. Atuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rukomo, akagari ka Kinyami, umudugudu wa Rukomo. Ikindi nyine ndashaka kurangisha papa wanjye twaburanye mu gihe cy'intambara. Yaburanye na mama, twebwe twari batoya, mbe nari mfite nk'amezi 2. Noneho barahunga ngo bahungira ahantu bita muri Kongo, agace ntago nkazi, niba ari Kibumba. Numva mama ambwira ngo ni Kibumba, ahantu bita Ikibumba. Yego. Noneho papa wacu yango yari umusirikare. Niba yari umusirikare, noneho ngo niba baraje kubatwara, niba ari ngo mu cyitso. Niko numva mama nyina ansobanurira. Yego. Aragenda nyine ntiyagaruka. Hari abo babanaga, aragenda nyine ntiyagaruka, mbese aburirwa irengero. Noneho tuza gutahuka, mbese tuza mu Rwanda n'ubundi. Noneho mama akajya abaza amakuru y'abo bakoranaga, bakavuga ngo ntibaherereye ngo mu gace nyine kaho ngaho Ikibumba. Ngariho nyine ngo yashatse n'umugore. Mama akomeza ashakisha amakuru, araburirwa. Nibwo nyine twaje kumva ikiganiro hano ko mushobora kuba muhuza ababuranye n'abandi. Niko gushishikara nyine twandikira tubaza n'amakuru nyine uko bigenda. Mudufashije natwe mwadushakira papa wacu yitwaga Mubiri Emmanuel. Icyo gihe papa wawe ari mu gisirikare cy'u Rwanda, mama wawe yakubwiye ipeti yari afite? Yarambwiye ngo yari afite ipeti, niba ari suriyetona. Yego. Niko numva nyine ambwira. Baza kuburana kugeza n'ubu nta makuru ye tuzi. Nyine abajyaga bayatubwira baratubwiraga ko yari yarashatse ngo yashatse ngo umugore. Mama wawe yigeze yahunganye na papa wawe? Yahunganye na papa bose nyine. Noneho ngo baza ngo gushaka ngo abasirikare ngo bo nyine mu cyitso, ngo sinzi ahantu babajyanye. Kugeza icyo gihe ngo ntabwo bongeye kubonana. Ni bande baje kubashaka? Haje abantu nyine babafata ngo bavuga yuko ngo ari icyitso. Niba ari icyitso, mama niwe waguha amakuru ahagije. Mama wawe ari hafi aho ngaho? Mama ntabwo turi kumwe, ariko muhamagaye kuri telefone aka kanya yabangezeho, mubwiye ko ari mwebwe nyine mumushaka. Aho yaba ari hose yaza, ariko ntabwo ndi kure yo mu rugo yahita ngeraho. Muhamagare cyangwa ujye kumushaka hanyuma tuvugane, kubera ko nkeneye gusobanukirwa neza igihe papa wawe yaviriye mu Rwanda n'icyamujyanye n'uwamujyanye, kugira ngo byumvikane neza, tudatanga amakuru adasobanuye neza. Ngaho rero dufate kano kanya mu gihe tugitegereje hano ku ijwi ry'Amerika. Ikiganiro kirakomeza, ariko wowe ndebera ko wambonera mama wawe kugira ngo tuvugane mu kanya. Noneho mpite muhamagara, ubwo namwe murongera mu mpamagare. Nanjye najya no kumwirebera. Jya kumwirebera nibyo byoroshye, ni wowe mwana umusange. Reka njye kumwirebera ngize amahirwe pe. Mu gihe tugitegereje ko mama wa Aline Iragena aboneka, tujye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Mbazi, akagari ka Kabuga, mu mudugudu wa Rwezamenyo. Ananias Nkundiye nawe
arashaka amakuru y'umuvandimwe we baburaniye muri Zaire mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu. Yitwa Bizimana Celestine, yagiye ari kumwe n'umugore we Musabyimana Mariya. ndifuza yuko mwamfasha gushakisha umuvandimwe wanjye witwa Bizimana Celestine twaburanye muri 1996 twarahunze tugeze hakurya ya Kahuzi Biega parike yo muri Kongo. Mwageze muri iyo parike muvuye hehe? Mwari mu yihe nkambi? Twari tuvuye mu nkambi ya Inera. Hanyuma kugira ngo mutandukane habaye iki? Mwari kumwe ubundi muratandukana, umwanya urukundo ajya handi, byagenze gute? Nyine twari twikanze nk'urusaku rw'amasasu gutyo, noneho turirukanka turatatana. Hanyuma kuva icyo gihe cyose, kuva muri 1996 kugeza uyu munsi, ntabwo uramenya amakuru ya Bizimana? Uyu kugeza ubu nta makuru ye mfite. Kuva muri 2000 niho we yigeze gutanga itangazo ku ijwi ry'Amerika asuhuza avuga ngo niba nkiriho, kuko ntiyarazi yuko naba nkiriho. Iryo tangazo aritanga yaritanze avuga ko aherereye he? We yavugaga ko yarakiri muri Kongo Kinshasa, ngo ari aho n'umudamu n'abana, ariko amakuru ye duheruka nayo ngayo y'icyo gihe. Kuva icyo gihe nta handi mwongeye gushakishiriza? Ntimwagerageje kumenya uko iryo tangazo ryari rimeze? Ni wowe waryiyumviye cyangwa se n'abakubwiye ko baryumvise? Oya, n'abaturanyi banjye barimbwiye. Twanyuma yo twagerageje kwandika ngo dushakishe, ariko ntabwo twigeze twumva ku radio ijwi ry'Amerika rivuga, nyine birangira gutyo turekeraho. Ariko abo baturanyi bawe bari bamuzi neza, bazi ko ari we koko? N'abaturanyi nyine tuturanye bari bamuzi neza cyane. Mbere yuko muhungira muri Kongo, mwari mutuye mu kahe gace k'u Rwanda? Twari dutuye ahitwaga muri komine Mbazi, hitwaga segiteri Gihindamuyaga. Mugeze muri Kongo na mbere yuko mutandukanira muri iyo pariki ya Kahuzi Biega, uwo muvandimwe wawe mwari kumwe muhunga mwegeranye cyangwa se mwari mu kivunge? Mu guhunga twarajyanye, n'ubu nkambi twari duturanye. Yego. Muri iyo nkambi ya Inera. Yego. Nta bandi bantu bari muri iyo nkambi bamubonye, bakubwiye amakuru ye? Nta kindi wongeye kumenya uretse gusa ayo makuru amenye mu mwaka 2000 yivugira ko akiri muri Kongo? Nyuma yaho nagiye mbaza abantu bagiye batahuka, nyuma batahutse nyuma yanjye, kuko jye natahutse muri 1997, nkajya mbabaza amakuru ye, bakati ntawe twabonye, ntacyo tubiziho. Uyu muvandimwe wawe Bizimana niba yaravuze ko ari muri Kongo, tusabe cyane abe agihari kugira ngo muzashobore guhura, azumva radio ijwi ry'Amerika, hanyuma abe yatubwira aho aherereye tubahuza. Ariko se muha amakuru, urambwira ko wahungutse muri 1997, muha amakuru yo mu Rwanda, uko u Rwanda rumeze ubu ngubu, boneke n'impamvu waba umuhamagarira gutaha. Aramutse anyumva namubwira ko mu Rwanda turi amahoro, tumeze neza, nta kibazo rwose. N'inzu ye yasize iracyaharira aho, nanjye ndaho, n'umudamu turaho. Cyakora muzehe wacu niwe witabye Imana, n'umwana wanjye w'imfura witabye Imana, na mushiki wacu twari twarahunganye witwa Niziya nawe yitabye Imana, yaguye muri itingitingi. Ayo niyo makuru y'ingenzi numva n'abamuhaye hafi aha ngaha. Kuba wo waramusize hakurya muri Kongo ukagaruka mu Rwanda, hakaba hashize imyaka 25 mutari kumwe, ntiyashoboye no kuba hari kugira ngo ashyingure uwo musaza. Ni ibintu biguhungabanya? Wumva uvuga uti umuvandimwe wanjye yaza kuba ari hano, twari kugira ingufu zihagije, twari kujya dufatanya akaza kumpa umubyizi nanjye nkamuhundi? Yego cyane rwose. Urumva umuvandimwe wanjye dusangira ababyeyi bombi, kuba ndi hano jyenyine, we ntamubona, n'umusaza yaritabye Imana. Urumva nyine nanjye mfite ikibazo cyo kuba nta muryango wanjye ngifite wose. Hari ikindi wumva ushaka kumubwira? Ndaguha nawe umunota umwe nk'uko nsanzwe nkuha abandi. Hari icyo ushaka kumubwira cy'umwihariko? Icyo namubwira cy'ingenzi ni uko akimara kumvira itangazo abaye akiriho rwose yaza, cyangwa se abaye atakinariho hakaba hari umudamu we akanyumva yitwa Musabyimana Mariya, cyangwa hari umwana we waba akiriho yumvise iri tangazo nawe yataha. Yego, ana niyasi nkundiye rero ndagushimiye cyane kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, kimwe n'abandi
bumva ijwi ry'Amerika bari aho ngaho Imbazi, umudugudu wa Rwezamenyo, nabo hano ku ijwi ry'Amerika turabashuhuje. Ngaho rero ukomere, ugira amahoro y'Imana. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha rwose, murakoze kunyakira neza. shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege, shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Dusubire mu karere ka Gicumbi mu kagari ka Kinyami. Twari dutegereje ko mama wa Aline Ragena aza akamufasha kuduha amakuru kuri papa we Emmanuel Nkubiri baburaniye muri Kongo. Yahageze, yitwa Jeanne d'Arc Maria Kizungu. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze. None mbwira, dusobanurire umugabo wawe Emmanuel Nkubiri mwatandukanye gute, hari ryari? Kubera ukuntu twatandukanye, twarahunze tugera i Masisi. Yego. Hanyuma tugeze i Masisi turaburana, tuburanira mu ishyamba ry'Igatoyi. Nagumye Masisi, hanyuma ndahunguka, sinamenye irengero iyo yagiye. Muhunga hari muhe mwaka? Hari 97. Niho mwavuye mu Rwanda mujye Masisi? Twavuyemo 96, ubwo 97 nyine mu kwa 11. Hanyuma rero 97 niho twaburanye, kubera ko twageranye i Masisi. Hanyuma rero turaburana. Icyo gihe basenye inkambi, mwari mu yihe nkambi? Icyo gihe twari turi Kibumba, basenya inkambi, dukomeza i Masisi. Mwavuye mu Rwanda mu wuhe mwaka muhungira Kibumba? Bavuye 94. 94 Aline yarataravuka? Yaratari yavuka, kubera ko yavukiye mu nkambi muri 96. Yego. None umugabo wawe Emmanuel Nkubiri, Aline yambwiye ko yari mu ngabo z'u Rwanda, yari afite irihe peti? Yari umujandarume. Yego. Yabaga muri jandarumuri, yari premier serge. Yari premier serge muri jandarumuri. Hanyuma yego, Aline avuga ko yumvise ko bavuga yuko hari abantu baje kumutwara. Abantu baje gutwara umugabo wawe bamubwiraga ko bamujyanye he? Bapfaga kumutwara, ariko icyo gihe baramutwaye, yaragarutse turongera turabonana. Yari akiri mu nkambi, twari tukiri mu nkambi. Abari bamutwaye bari bavuze ko bamujyanye hehe? Baravuga ngo ni icyitso ngo cy'u Rwanda. Bavuga ko ari icyitso cy'u Rwanda. Hanyuma ariko yagezeho aragaruka. Abo bari bamutwaye ntabwo bamugumanye? Baramugaruye, ntacyo bamutwaye. Hanyuma muva Kibumba, igihe basenyaga inkambi muhungira i Masisi. Mugeze i Masisi mwatandukanijwe n'iki? Niki cyabaye kugira ngo wowe uca inzira yawe nawe aciye? Hari umutekano mukeya. Yego. Nuko rero kubera ngiye nari ndangije amezi 2 mbyaye. Yego. Nuko turaburana gutyo. Nari mfite n'undi mwana mu ntoki, uwo Aline Ragena kurikira. Yego. Nuko rero turatatana gutyo, ndamushakisha ndamubura. Wowe ugaruka mu Rwanda, hari andi makuru ye wongeye kumenya? Wigeze umenya niba akiriho cyangwa atakiriho? Ngiri muri Kongo nyine. Yego. Hari umugabo bakoranaga nawe, wari umujandarume. Yego. Twarabonanye, arambwira ngo bakomeje ngo muri Kongo Brazzaville, ngo niyo bakomeje. Ku buryo umugabo wawe niba ariho yagombye kuba ari muri Kongo Brazzaville? Yego. Hari amakuru Aline yampaye, birumvikana n'umwana, ni amakuru umubwira. Waba warigeze umenya ko umugabo wawe yashatse undi mugore? Narabyumviseho. Yego. ngo yashatse ngo undi mugore,
ngo bafitanye abana 3. ibyo ari byo byose umugabo wawe niba ari muri Congo Brazzaville, Congo Brazzaville ni ahantu radio ijwi ry'Amerika igera, tuhafite abantu badufasha gushakisha abantu bahari kugira ngo tubahuze n'ababo bari mu Rwanda. Ko bakubwiye ko umugabo wawe yashatse umugore, birumvikana ntabwo ari wowe wa mbere wanshatse umushaka, ni umwana wawe Niragena waje ashaka papa we, ariko se wowe ho wakongera akabahuza, hari igitekerezo umufiteho? None se ndacyamukunda nk'uko namukundaga nyine, none kandi nanjye nakomeje kumushakisha, njya mu ngando imudende, njya mu ngando imutobo, nta hantu ntagiye ndashakisha. Ubwo rero nyine namukenera nubwo yaba yarashatse undi, none se ko atari kuba wenyine imyaka yose nk'uko abagore twe tuyihangana. None niba akumva, biranshimije kumva yuko ukimukunda, kandi ni ijambo rikomeye kumva ko umugore mwatandukanijwe n'amage mu gihe cy'intambara akikubwira nyuma y'imyaka 25 uko akigukunda, uko agushaka. Niba Emmanuel Nkubiri akumva muri kano kanya, no kugira ngo uzabyumva azabimubwire, niba akumva muri kano kanya, niki wumva ushaka kumubwira nk'umuntu mwabanye imyaka mike, ariko yari imyaka ikomeye, mwari bato, none hashize imyaka 25 mutari kumwe, niki ushaka kumubwira? Namubwira ko nyine ndimukunda, kandi n'abana yansigiye abana 2 nyine barahari, babaye bakuru. N'umuryango mvukamo nyine barahari, n'uwo nashakiyemo wabo hari abantu bahari baramushaka, mbese bose aje byaba ari umugisha. Ndizera yuko akumva, tuzakoresha ubushakashatsi hano, dukoresha hano ku ijwi ry'Amerika kugira ngo turebe ko twamubona, hanyuma tubahuze nawe. Niba atwumva muri kano kanya, nimero yanjye abantu muri Congo Brazzaville barayifite, azampamagara kugira ngo mbahuze vuba. Niba Iragena, iyo mfura yawe ikikuri hafi, umunsubize. Ngaho rero ukomere kandi ugire umunsi mwiza. Namwe murakoze, Imana ije ibaha umugisha. Murakoze cyane, nimunsubize Aline nawe mushimire. Yego Aline, urakoze cyane ku mama wawe, yampaye ibisobanuro bishimishije. Mbere yuko ngusezeraho Aline, nabaje mama wawe icyo yumva yabwirwa umugabo bashakanye ariwe papa wawe. Wowe papa wawe niba kumva yagushize urakana gatoya, ufite amezi 2 gusa, papa wawe uba aribaza ukungana, ufite umunota umwe, gerageza guhina amagambo umubwire icyo ushaka kumubwira, ariko umubwire nuko wakuze. Nanjye meze neza, narasoje amashuri, ndakora nyine, ndacuruza, nihangiye imirimo. Ubwo rero nawe niba nyumva yazagira umuhate wo kuza kureba abana yasize, kuko turamukunda, turanamukumbuye. Kubaho utazi papa wawe kandi utaranamushyinguye, urumva ni ibintu nyine biba bibabaje. Ubwo nimfashije nyine mukamumbonera, iyo mu ijuru simfite icyo nabahemba, iyo mu ijuru yazabahemba rwose pe. Papa wanjye ndamukunda cyane, nubwo ntaramubona, ariko namwishimira rwose, kuko twamaze igihe kinini tumuhiga, twaramubuze. Ubwo rero mudufashije, mwadufasha kumushakisha nyine akaboneka. Turi hano kugira ngo tubafashe, kandi ndagushimira cyane kuba warafashe kano kanya, ugafata igihe cyawe, ukampamagara kenshi ubutitsa kugeza igihe tuvuganiye. Icyo ngushimira kiruta ibindi n'urwo rukundo rw'umwana ufitiye umubyeyi wawe. Tuzamushaka, tuzamenya amakuru ye,
aho yaba ari hose tuzahamenya. Humura, turi hano kugira ngo tubahumurize, tubahoze, tubafashe kwizera. Ikiganiro Agasaro Kaburaga nicyo kibereyeho, ari nirage nawe. Ngaho rero gira amahoro, ukomeze cyane. Imana izibaho umugisha pe. Urakoze cyane kandi nabona uko nabivuga, gusa ndishimye, ariko nzishima kurushaho namubonye. Yego, nibyo, komeza utegereze wizeye kandi ukomeze utere imbere muri ubwo bucuruzi bwawe wihangiye. Yego, murakoze cyane. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga. Urukundo, impuhwe, imbaraga, akanyabugabo, ngibyo bimwe mu birema intwari. Mu mwaka w'1994 umuntu wahigwaga, impuhwe zaramurenze zimujyana aho bari bagiye guhamba umwana akiri muzima, aratakamba, baramumuha, amujyana mu bitaro. Amakuru dufite hano ku ijwi ry'Amerika nuko uwo mwana yari akiri mu bitaro bya Kaminuza Butare mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994. Uwamwitagaho n'umuforomo witwaga Nyirabukara, niryo zina rye ry'akabyiniriro. Uwo musamaritani watoye uwo mwana yandikiye ibaruwa Agasaro Kaburaga aduha amakuru, nahisemo kwibasangiza yose. Venuste Nkunda ndagusuhuje, jya nkurikira kimwe mu biganiro byawe byo kuri VOA Agasaro Kaburaga. Birashimishije iyo umuntu abonye abo mu muryango we atakikakuba akiriho. Ngira amarangamutima iyo abantu bagushimira n'ikindiga mu ijwi, bamwe barira iyo bahuje n'ababo bari barabuze bakabona mu bintu bisa n'igitangaza. Abenshi basoza bavuga ngo Imana izaguhembe. Sinzi niba twarabiganiriye ngo nkubwire ibyo nanyuzemo mu 1994. Ntibyari byoroshye. Hari umwana wari kuri paruwasi I Rugango Gihindamuyaga mu kwezi kwa 4 1994. Maze abantu bazi wanjye barambwira ngo hari umwana uri mu Mirambo yaho barimo bahamba abo biciye kuri paruwasi I Rugango, baracyahumeka. Kwari nko kwiyahura kugerageza kujya kuvuza umwana nk'uwo umuvanye mu maboko y'abaturage muri kiriya gihe. Byanteye ubwoba, ariko ndibaza nti niba abaturage batishe uwo mwana ntiyenda bashobora kureka umuntu akajya kumuvuza. Abaturage benshi nari mbazi, nishatsemo imbaraga ndagenda nsanga abaturage barimo baracukura umuringoti bari bagiye guhambamo abo bari bariciye kuri paruwasi I Rugango. Ni padiri mukuru wa paruwasi wari wasabye abaturage abiranze mu kiliziya ngo bashyingure iyo mirambo yari yandagaye aho hafi ya paruwasi n'ahandi. Nahasanze umupadiri wari mushya aho muri paruwasi, ndamwegera ndamwibwira kandi ko ndi uwo muri paruwasi. Mubaza niba tutasaba abaturage nkajya kuvuza ako kana. Yarambwiye ati abaturage bameze nabi, ariko amfasha gusaba abaturage ngo bareke njye kuvuza ako kana kari kameze nabi, kahumekera hejuru, gafite ibimyira bigafunze mu mazuru, kambaye ubusa. Wabona gafite nko hagati y'umwaka 1 n'igice n'imyaka 2. Ako kana bari baragakubise ubuhiri mu mutwe, harahombanye, mbese bigaragara ko gakeneye gusuzumwa no gukorerwa ibizamini mu bitaro. Nakajyanye iwanjye barakuhagira, tugashakira utwenda two kwambara muto twambikaga abana bakiri bato, tugaha amata, tubona karanywa n'inzara nyinshi cyane. Nagiye kubona mbona insoresore zimwe zaho ku musozi ziraje zinjira iwanjye zivuga ko zije kwica ako kana, cyane cyane ko kari n'agahungu. Bamwe mu bari aho badufashije kurura izo nsoresore, ziza kwemera ko uwo mwana ashobora kumujyana mu bitaro. Namujyanye muri service ya pédiatrie muri hôpital universitaire Butare, basobanura aho mukuye, baramwakira. Nyuma yaho mu minsi mike nanyuraga muri service ya pédiatrie nkareba ku kana, nabonaga koroherwa. Ntibyatinze nanjye ngira ibibazo, mva iwacu ndahunga. Mu makuru naje kumenya mbajije nyuma, bambwiye ko hari umutravailleuse bahimbaga izina rya Nyirabukara wakoraga muri hôpital universitaire, ngo waje kwita cyane kuri ako kana, ngo kuko byatumaga nawe batamusaba kuva mu bitaro, ko yababwiraga ko arwaje ako kana, kandi ngo nawe yarakeneye kwihisha mu bitaro. Aho nsubiriye mu Rwanda nabaririje nimba hari uzi niba uwo Nyirabukara yaraje kurokoka mu bazi by'uwo mwana. Ntawashoboye kumbwira amakuru y'umubona bajije bakoraga mu bitaro icyo gihe bari bamuzi. Ubu nkwandikiye ngira ngo nkubaze niba mu kiganiro Agasaro Kaburaga niba wazabaza ko hari uwamenya niba uwo mutravailleuse bahimbaga Nyirabukara, izina rye sinashoboye kurimenya, niba yararokotse mu 1994, muzamubaze amakuru y'uwo mwana. Uhasanga Imana yarakoze igitangaza,
tukaba twamenya amakuru y'ako kana. Ndagushimiye. twahisemo kudatangaza izina ry'uyu musamaritani. Ikiganiro Agasaro Kaburaga ntikirema intwari, kirema imitima. ni mwebwe muzirema. Niba uzi umuforomokazi bitaga Nyirabukara, waba wararokokeye mu bitaro bya Kaminuza i Butare, byadufasha kumenya amakuru y'uwo mwana yitagaho, wahagejejwe n'umusamaritani wamuvanye mu rw'abayanga rwa Rugango ya Gihindamuyaga. Uwo mwana niba akiriho ubu, ni umusore w'imyaka 30. Niba yarabwiwe ko yaba akomoka i Rugango ya Gihindamuyaga, turifuza kumuhuza n'uwamwitangiye atagununwa. Agasaro Kaburaga. Iki ni ikiganiro Agasaro Kaburaga. Umugabo witwa Bertin Mbayire atuye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Kirehe, umurenge wa Nyarubuye, akagari ka Mareba, umudugudu wa Rurenge ya kabiri. Yari yubatse afite umugore Mukakibibi Marceline n'abana 2 b'abakobwa, Mukansangwa Ariette na Mahoro Queen. Mbayire avuga ko yatarabutse yibungesera, yagaruka agasanga umugore yaragiye n'abana bajyanye hashize imyaka irenga 10. Ntarongera kuba kiryera, arabashaka mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nahise abana babiri yaratwaye abatwara mu gihugu cy'Uganda. Amazi kinini najyaga kubona nimero yakoreshaga za telefoni, najya natwohereje nazo. Noneho muri iyi minsi iyo nomero yahise ayikupa kuva mu kwezi kwa mbere. Ni ukuvuga ngo we abana arabanangira, ntashaka kuba yatanga amakuru yabo, ndetse n'ubwo namubajije abana ibindi. None se yavuye mu Rwanda, yavuye iwawe agiye i Bugande, yahukanye asubiye iwabo, niki cyatumye ajya i Bugande? Yavuye mu rugo rwanjye ahita agenda direct mpaka ahita yambuka. Ntabwo yagiye iwabo, ntiyagize ati uretse ko yasohotse mu Rwanda, mu rugo rwanjye ndi mu Rwanda nyine, agahita acaho yacize inzira za Kanya. Yagusezeyeho, yakubwiye aho agiye? Yagiye atorotse asahuye. Mbese yasahuye ibintu, asahura n'abana? Mbese yasahuye ibintu, cyane yasahuye abana ibintu byo ntibishakwa. Yego. Ariko yasahuye abana. Njyewe mwamfasha kugira ngo ubwire bamenye n'ahantu baherereye, kuko we rwose ayiduka na telefone yarayigurutse, yamaze kumenya ko izo nomero nazimenye, ahita ayifunga rwose. Niba arayikuyeho, niba atakiyikoresha simbizi. None se wowe iyo mwavuganaga atarayikuraho iyo telefone, wumvaga muvugana afite urugwiro, muraganira? Niki mwavuganye igihe mwavuganaga kuri telefone? Nta rugwiro twavuganyeho rwose. Ikintu yakoresheje nako ni ukunyaga. Yagiye neza adashaka rwose nuko namenya n'akarere aherereyemo. Muri make yavuye mu rugo rwawe mutonganye, mutumvikanye? Yavuze ntabwo n'ahari rwose. Reka noneho tubivuge Kinyarwanda. Mbayire, reka tubivuge Kinyarwanda. Kera mu Kinyarwanda iyo umugore yahukanaga agasubira iwabo, umugabo yashakaga inzoga akajya kumucyura akamugarura mu rugo. Wowe umugore wawe avuye mu rugo akahava ajyanye abana, ndetse ntajya iwabo akajya mu kindi gihugu, wigeze utekereza avuga uti reka mukurikire njye kumushaka mugarure mu rugo? Ibyo warabikoze? Nagiye iwabo. Yego. Iwabo ntiyahageze, we yagiye direct ahita yambuka igihugu ajya mu kindi, kandi n'abe ari iwabo bakuriye. N'ubu mbese ntabwo yabaye unyaga, yagiye anyaze mbese neza abo bana. Ibindi byose nta n'abana bivuga, ariko mbese yashatse kunyaga abo bana gusa. Hanyuma si uvugana na basaza be, uvugana na nyina na bene nyina bandi, wumva ikibazo cyawe bacyumva, wumva nabo bibaza uko yagiye, cyangwa se baravuga bati awa yagize Imana aragucika? Mbese rwose ati ahubwo no gushaka kuba wananzinduka, basigaye umwana wacu, nicyo kintu bakoresha. Ariko se nabo ugasanga batazi aho yagiye, cyangwa barabizi bakabiguhisha? Barabizi ahubwo bakiraza i Nyanza. Mbayire Bertin, kugira ngo ngufashe
nkeneye yuko tuganira nk'abagabo. Ikibazo kugira ngo umugore wawe ave mu rugo agenda ajyanye abana ntajye iwabo aguhunge ajye mu kindi gihugu, yahavanywe n'amahoro? Ntabwo ari amahoro. Ubwo rero umubwire yego yigize ishyano mbese biragira ibindi nanjye ahubwo mbonye ko bigiye gukomera impunanya aho kugira ngo tumarane hitamo kumubisanayo. Abonye rero amaze kubona ako kanya kuko ntahari, noneho ababonye inzira yo kugenda ariko yakamubona akabafite n'ubu yari afite n'imipango ahubwo nabonye itinzeje waba nigiyeyo, noneho mbonye agiye biba ngombwa kugira ngo ngaruke nje mu rugo rwanjye. Igihe wari wigiyeyo wagiye kuba umuhaye amahoro makeya, nta handi wasanze andi mahoro? Nta wundi mugore washatse? Nta yindi kidobya yinjiye mu mibano yanyu? Oya data, nta wundi. Na n'ubu kuva umugore wawe yagenda uracyari mu rugo, uracyamutegereje? Nta wundi mugore washatse? Ubu ndavuga ngo ni jyenyine kuri uyu munsi, nta wundi, ni jyenyine. Ariko nabitekereje ahubwo rero mu by'ukuri kuko yahagurutse yabijanjye, rero ni ngombwa afite icyo yagezeho n'ubundi. Ahubwo ikiri cyabayeho ni uko atanga amakuru y'abana bamwe nanabasura cyangwa se ngo anangarwe n'abana banjye byibura kuri bo twabyaranye nabo yarakuze, hano uburenganzira bwo guhitamo icyo akora. Umudamu wawe, umugore wawe, ubu niba kumva muri kano kanya hashize amezi atari make mutabonana, niba kumva muri kano kanya nk'umugabo bashakanye bakabyarana abana, mwabyaranye Mahoro, mubyarana Mukansangwariyeti, uwo mugore mwabyaranye, niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira cyamuhumuriza cyatuma noneho anavuga ati reka n'aba bana mbamwereke, reka yenda nawe musange, mubwira ijambo ry'urukundo mu bana wajya kumubwira akajambo k'urukundo, niki wumva ushaka kumubwira cyamuhumuriza muri kano kanya? Muri rusange yego, ni ukumubwira ko ari umuntu twabyaranye, twashakanye, kandi abana bacu dukwiriye kumenya ababyeyi babo bombi rwose. Yaba yaranashatse ibyo si ikibazo kuko ntawe nta n'ubu bitabera, yambara akagerageza kuntu yanyohereza inomero z'abana, nanjye nkazanamusura nabo bakazansura abo bana. Iryo ni ijambo ry'urukundo, iryo ni ijambo ry'urukundo. Ndahamya yuko umudamu wawe, umugore wawe Marceli na Mukakibibi ko yaryumvise. Nzagerageza kumushaka kugira ngo nawe muganirize, numve ikibazo cye, numve icyatumye ava mu rugo iwawe nk'uko ubimbwiye. Ubundi akazi kanjye hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga ntabwo ari uguhuza imiryango yatandukanye bivuye ku bwumvikane bwe bw'imiryango nshaka baburanye n'ababa, ariko kubera ko utazi irengero rye, utazi abana bawe aho bari, nzagerageza kugira ngo ndebe ko nabafasha kugira ngo wongere ubone abo bana kandi ineza yongere irangwe hagati yanyu. Nibishobora nzaba ngira Imana. Ndagushimiye rero kuba wihanganye kandi ukaba ukomeje kuba umugabo, uguma mu rugo rwawe utegereje, hanyuma icyo tuzageraho tuzakubwira. Ngaho rero Bertin Mbayire, ugira amahoro kandi agushimira kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Namwe Imana ibafashe rwose, kare karubaye neza. Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga. Richard Karera atuye mu karere ka Gasabo, Kigali. Ese wabo Habyarimana Tarisifori yitabye Imana mu mwaka wa 1994. Uwo bavaga indimwe ari impanga Harerimana Onesphore yaramaze imyaka 5 agiye muri Amerika. Amakuru ijwi ry'Amerika ashoboye kumenya nuko nyuma ya 1994 yabaye hafi y'umuryango we, aramira ababikeneye, abinkingi y'umuryango. Kuva mu mwaka wa 2010 baramubuze nta gikoma. Umuhungu wa mukuru we bavukanye ari impanga Karera Richard yitabaje ikiganiro Agasaro Kaburaga amushaka. Ngiye shinze mu kiganiro Agasaro Kaburaga, nagira ngo ndangishe data wacu nabuze hashize igihe kitari gito, nta makuru yemeye.
so wanyu yitwa nde, wamuburiye he? data wacu yitwa Onesiforo Harerimana. Akaba yaragiye mu mahanga kera muri 1990. Ajya mu mahanga ya hehe? Ari mu kihe gihugu? Ari muri Amerika. None se ko numva uza aho ari, ikibazo kirihe? Ntabwo muvugana, wamuburiye irengero, byagenze bite? Numva duheruka kuvugana muri 2009 2010, twavuganaga kuri telefone, nuko sinzi ikibazo cyaje kuzamo, biba ngombwa ko akuraho telefone na email nanjye yandika ntasubize, bintera ikibazo rero kugeza n'ubu. Nkibaza nk'ise yaba akiri muzima, yaba ari amahoro, nkibaza ibibazo byinshi. Nicyo cyatumye nza mu kiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo ndangishe nanjye ndebe ko nagira amahirwe yo kumenya amakuru ye. Iyo umbwiye ko ari so wanyu, niwe mukuru kuri so cyangwa se niwe mutoya? Niwe mutoya, bari impanga na papa wanjye umbyara. Yego. Bari impanga, papa wanjye we yazize jenoside, yapfuye muri jenoside, nuko we impanga ye rero ari we butoyi, we yari yaragiye muri Amerika muri 1990. Ubwo se kuva icyo gihe cyose amaze no kumenya ko impanga ye ubava indimwe mukuru we atakiriho, ntabwo yigeze agaruka mu Rwanda ngo aze no kureba uko byagenze? Guhera icyo gihe ntabwo arabasha kugaruka, usibye ko mbere tukivugana, mbere y'uko nyogokuru wacu apfa, yari yarabishyize muri gahunda y'uko ashaka kuza nawe akaboneraho akamusura, kuko yarabimusabaga cyane nyogokuru. Hanyuma se iyo mwavuganaga wumvaga hari impungenge agaragaza? Wabonaga se adashaka kubavugisha ari nkaho mu bimuhatira? Iyo mwavuganaga wabonaga ikiganiro cyawe nawe kigenda gute? Cyabaga ari ikiganiro cyuje urugwiro? Yego rwose, cyabaga cyuje urugwiro, amubwira ibibazo afite akamfasha, na famiye yarayifashaga. Ubwo cyakora kuva nyogokuru yitaba Imana yacitse intege cyane, ndakeka aricyo kintu cyamukozeho cyane nanone, ariko mu biganiro twagiranaga byo byabaga ari byiza, numva nta kibazo afite, numva ari amahoro. Iyo mwamuhaga amakuru yo mu Rwanda mwumvaga mbese ari amakuru wamuhumuriza atamukura umutima? Yego, yabaga ari amakuru meza, nta makuru mabi twigeze tumubwira, usibye nyine ayo makuru y'abavandimwe bacu bagiye bitaba Imana gutyo, nibyo twamubwiraga ukumva atishimye, birumvikana. Ariko papa ndagukunda rwose, gerageza umvugishe menye ko ukiriho, kandi rwose mpora ngusengera, natwe turagusengera twese mu rugo. Imana iguha umugisha aho uri, ijye ikurinda, ikongerere mu byo ufite. Nzishima cyane numvise nongeye kumva ijwi ryawe rwose, kandi namwe Venuste ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Imana ijye ibaha umugisha mu byo mukora, Imana ibahezagire, niko abarundi bavuga. Urakoze cyane, nawe uhezagirwe kandi ugira amahoro y'Imana. Agasaro Kaburaga karabonetse. Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje. Mbashimire mwese abaje mukadusangiza inkuru z'ubuzima, mwifuza ko bwaba bwiza mubonye Agasaro Kaburaga. Aho muri hose ku migabane yose y'isi mwe mwaburanye n'abanyu, ni mugane ijwi ry'Amerika. Nimero mwakoresha mwohereza ubutumwa mukavuga umwirondoro wanyu n'ikibagenza ni iyi ngiyi ikurikira: 001 20 207 7 3 4 ntidufite umuntu witaba telefone, iyo mwanditse nitwe tubahamagara. Mwese abaduha amakuru yabo mwumvise dushakisha mu kiganiro, ndabashimiye. Mugira amahoro. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
agasaro